Sasa ibi bihe turimo by'imberuka bidusabamo kuba maso, kuhagarara ku rufatiro nk'uko bikwiriye, kwirinda icyaha bene data, kwihanganira bikugerageza. Senga Imana, sengera itoro ry'Imana, sengera abakozi b'Imana bakomeze babe mu mwuka w'Imana, sengera ubuzima bwawe. Twananiwe gusenga, ariko mu gusenga avamo bisubizo byiza. Turabashubuje mu izina rya Yesu, tubifuriza igitondo cyiza abadutega amatwi. Tushimiye Imana kuko yongeye kutugarura mbere y'ubwiza bwayo, turi bazima. Mana ihabwe icyubahiro. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas, nkaba mvuye mu itorero yitwa Pentecôte de Réveil Philadelphia. Mana yatugiriye ubuntu, ituha agakiza kayo. Nyuma yo kutuha agakiza, itwigisha gusenga. Kandi ibyo nibyo bifasha umukiranutsi muri urugendo rujya mu bwami bwo mu ijuru. Tugiye kuganira kubwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo nzira yo kutwereka ukuri. Ijambo ry'Imana ni igipimo kuri twe, itwereka igipimo turimo, kandi ni inkota ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana riratuhumuriza rikadukomeza muri urugendo rujya mu bwami bwo mu ijuru. Ariko iyi minsi usanga tutakikunda cyane gusoma ijambo ry'Imana, tutakiyumva buryohe bw'ijambo ry'Imana. Ariko kuryumva no kurisoma bikuberera byiza, ubasha kunguka ibyinshi. Turi mu bihe bimwe Yesu yavuze mu bihe by'imperuka, ari ibimenyetso byinshi yavuze byo gucika intege kw'abantu, by'abantu kugira bumenyi, by'abantu kutita mu by'Imana, by'abantu gukunda impiya kuruta gukunda Imana, by'ubugome kugwira, rukundo kugabanuka, by'uburwayi, by'imitingito, by'imizure, by'indambara. Ibyo byose byaravuzwe n'Umwami Yesu Kristo. Ariko tukareba neza, tusanga ko ibyo bimenyetso turimo kubigenda tubibona. Kandi mu ibyo bimenyetso by'ibibazo n'ibigeragezo ku mpande enye zose z'isi, usanga bituteza bibazo byinshi. Tukabasha gukora iki? Kuhura n'ibigeragezo, tukabifata bimwe bikazamo bigeragezo. Burwayi ni ikigeragezo ku muntu, inzara, ubushomeri. Ariko uyu munsi turaganira kuri iri jambo, ibigeragezo ku bantu b'Imana. Buriya abantu bamwe turabwiriza abantu ubutumwa bwiza, tukababwira muze kwa Yesu, arimo amahoro, arimo imigisha. Ni byiza, birahari. Ariko rimwe na rimwe abamo n'ibisharira, akabamo bimwe mwanzi wacu Satani aturwanamo, akabamo n'ibindi Imana ishaka gupima irebe kwizera kwawe, kwihangana kwawe. Byose twebwe tubita gusa n'ibigeragezo. Ndageragejwe. Ariko bigomba kubaho ku bantu b'Imana, kuko turi hano ku isi. Isi si yacu nk'uko Yesu yabivuze, iwacu ni mu ijuru. Igihe tukiri ku isi tuhura n'ibyinshi. Muririmbi yavuze ko ngiye ndi ku isi, icyo nifuza simbasha kukibona, ariko munsi nzabona Umwami wanje niyo nzashima, kuko nzaba narangije iki? Ibibazo n'ibigeragezo. Turasoma ijambo riri kuri Yakobo gice cya mbere murongo 1:12. Kenshi na kenshi ngo ndakumva abantu iri jambo barivugavuga ariko batazi agaciro kayo. Ijambo riratubwira iki? Ayirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Ayirwa umuntu wihanganira bimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Ayirwa mu ibyo byose. Mukristo arageragezwa, mwana muto yarageragezwa, mundu mukuru arageragezwa,
abakozi b'Imana natwe turageragezwa. Ariko Yakobo aratubwira hano, hahirwa wa muntu wihanganira bimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Hahirwa umuntu wihanganira bimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Kenshi na kenshi mbona cyangwa numva umuntu nimba ari mu bimugerageza, bamwe bacika intege, bamwe barasakuza. Ariko hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Mwanya umaze kumenya ko ndi mu kigeragezo, bigusabamo kwihanganira ko kigeragezo ufite, ugasenga Imana, ukizera Imana, kuko Imana iri hejuru y'ibigeragezo. Twebwe turashaka mu iminsi mwanya bigeragezo byaje tucika intege, ariko yanducika intege. Komera wizera Imana, komera usenge, komera urwanye Satani, kandi mu kurwanya Satani araduhunga. Gihe cyose umaze kumenya ko wageragejwe, komeza wihangane, kuko ari ikamba Imana iteguriye abantu bazihanganira bibagerageza. Biragezo ni byinshi navuze, mu nzira nyinshi zitandukanye. Abisi cyangwa se abantu b'Imana baca mu bigeragezo, n'abatubanjirije banyuze mu bigeragezo, n'umwami wacu Yesu Kristo yaciye mu bigeragezo. Ariko Yakobo atugirira iyi nama, kuko nawe yaciye mu bigeragezo. Hahirwa umuntu wihanganira bimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Rimwe tukunda kubarira Imana imyaka tumaze n'ibigeragezo. Bamwe bakavuga se ni Imana nsenga cyangwa se atari Imana nsenga, kuko ingeragezwa ni ngombwa tugerageze, kuko bigeragezo bikomeza umukiranutsi mu rugendo. Bigeragezo bituma twizera Imana kurushaho. Bigeragezo ku muntu wamagawe n'Imana ntabwo ashobora gucika intege, bimuteza imbaraga zo gushaka Imana. Namara kwemerwa, ushobora kubara ko maze imyaka 10 n'ikigeragezo, ariko komeza tu. Numara kwemerwa n'Imana izakwambika ikamba tukiri hano ku isi. Kenshi na kenshi ngunda kumva bamwe na bamwe bavuga ko iryo kamba tuzaryambikwa umunsi tuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Ni wihanganiye inzara hano ku isi, utatukisha Imana, utajya mu byaha kubw'inzara. Numara kwemera mu cyo kigeragezo cyawe, Imana izakugaburira uri hano ku isi. Nducika intege kubw'ibibazo by'ubushomeri, komeza usenge wizera Imana. Nuko byamara imyaka 5 myaka 10 utafite akazi, numara kwemerwa Imana izakuha akazi. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Niyo mpamvu ntago tukuriye gutinya bigeragezo, ariko bigeragezo bigomba kutwongerera imbaraga zo gushaka Imana. Bene data, burwayi ufite senga Imana, bigeragezo ufite shaka Imana, bikomeye ubona shaka Imana, abakurwanya shaka Imana, kandi utuze ndukirwanire ndugasakuze, kuko numara kwemerwa uzambikwa ikamba Imana yateguye abande abo ikunda. Mu gihe umaze gusobanukirwa ko uri mu bihe bibigeragezo, wirinde icyaha. Abantu barakinisha icyaha, ariko icyaha igira ingaruka mbi. Icyaha ituma ubusabane bwacu n'Imana butabashe kugenda nk'uko bikwiriye. Kandi ntukatekereze ko ari wowe ugeragezwa. Buri muntu afite kigeragezo cye, kandi Imana iravuga ko ntago yaha umuntu kigeragezo kiruta ukwizera afite. Ibyo urimo kuhura nabyo nicyo gipimo cyo kwizera kwawe. Komeza ushikame, kuko numara kwemerwa uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Turasimbuka ku indi jambo hano kuri Matayo, tumve intumwa za Kristo nabo ko bageragejwe. Ni Matayo gice cya 24 murongo wa 9, dushobora kugarukira ku murongo wa 13. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Yesu abwira intumwa ze, ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye.
nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Murongo kurikirayo, n'abahanuzi b'ibinyoma benshi bazazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza kumeruka niwe uzakizwa. Umva ko intumwa Yesu yabateguye ko bigeragezo nuko mwemeye gukorera Imana, nuko wemeye kwita umukristo, ariko bigeragezo birahari. Ati ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe kubw'izina rya Kristo, kubw'umurimo w'Imana ukora. Bashaka kukugambanira, bashaka ko ukora iki? Ubabazwe. Abisi bashaka kutugambanira, twenyine kuri twenye tutabaye amaso. Satani yadukoresha kugambanira mugenzi wawe. Ushifuza iki? Ababazwe. Ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose babahora iki? Izina ryanjye. No kwicwa tuzica, bazabica. Yesu abwira intumwa ze, bazabica, muzangwa n'amahanga yose babahora iki? Izina ryanjye. Ariko icyo gihe mwebwe muzakora iki? Muyihanganire ibibagerageza. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Murongo kurikira uravuga ko nibo benshi bazasubira inyuma. Ano ni kibazo. Iru rugendo twatangiye, si ngombwa tusubira inyuma, si ngombwa tucike intege kubw'ibigeragezo. Tugomba gukomeza gusa tukasenga Imana, kuko Paulo yavuze ko tushobozwa na Kristo kuko ari we utuha iki? Imbaraga. Ubwo benshi bazasubira inyuma, bazabagambanira, kandi mu ibyo byose nuko batugambanira, ni ngombwa twebwe tukomeze tube maso, ni ngombwa twebwe tukomeze tuhagarare ku rufatiro. Murongo kurikira aravuga ko abahanuzi benshi bazaduka bayobye benshi. Koko buhanuzi tuzi ko ari impano z'Imana, ariko habamo n'abandi b'ibinyoma Shetani arabakoresha. Migambi yabo izaba kutuyobya, batugushe. Ariho abantu baza mu ishusho y'umarayika w'umucyo, ariko nta marayika w'umwijima. Migambi yabo no kugusha bera. Sasa ibi bihe turimo by'imberuka bidusabamo kuba maso, kuhagarara ku rufatiro nguko bikwiriye, kwirinda icyaha bene data, kwihanganira bikugerageza. Senga Imana, sengera itoro ry'Imana, sengera abakozi b'Imana bakomeze babe mu mwuka w'Imana, sengera ubuzima bwawe. Twananiwe gusenga, ariko mu gusenga avamo bisubizo byiza. Yesu abane namwe kandi abagirire neza. Murongo kurikiraho, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Turebye mu iminsi turimo, ubugome bwaragwiriye isi. Abantu baricana, abantu barangana, bugome buragwira, urukundo rwa benshi rurakonja. Abantu barakora ama divorce du jour au jour, kandi n'abantu b'Imana, kandi abantu basezeranye mbere y'Imana bararahiye ko nta kintu uzadutandukanya teretse urupfu cyangwa se kugaruka kwa Kristo. Ariko uyu munsi barimo gutandukana kuko bugome wagwiriye isi. Ariko abakiranutsi mureke tube maso, ariko uzihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Jambo ry'Imana riratubwira. Nkunda kubwira abantu, birashoboka nuko tuvuga, ari umuntu ushaka kuvuga njyewe maze imyaka 20 mu rusengero, njyewe maze imyaka 20 mu murimo w'Imana, ni njyewe natangije uru rusengero. Ariko birashoboka ko nukumaze iyo myaka ku murimo w'Imana ntago rakizwa. Hano Matayo aratubwira, ariko uzihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Mwene data, agakiza ntago turamenya ukijijwe, terese mu mbuto zimwe na zimwe, ariko munsi Yesu azaza niyo tuzamenya abakijijwe aribo. Icyo ngusabye, inama nakugirira, wihanganire bikugerageza, kuko numara kwemerwa uzambikwa ikamba ry'ubugingo.
uburwayi Yesu niwe muganga, inzara Yesu niwe mugati mwiza, inyota Yesu niwe afite iriba ryiza. Mana yo akazi Yesu niwe atanga akazi keza. Mureke twongere tena byiringiro, dukunde Imana yacu, twihanganire bitugerageza, tubabarire abatugirira nabi, tusenge Imana. Nabonye bisubizo by'ibibazo byose tufite, Yesu Kristo niwe gisubizo cyabyo. Mana ibaho umugisha, Yesu abagirire neza. Ngusabye izo mbaraga zo gushaka mbuto yo kwihanganira bikugerageza, kuko numara kwemerwa uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Ndukasakuze igihe cy'ikigerageza, kubwira abantu ibyawe, tuza hamwe ubibwire Kristo. Kristo n'umunyababanga, ariko nubwira abantu byose bizagenda nk'uko wababwiye. Niyo mpamvu turashima Imana kubwo abanye n'abatubanjirije, abagirira inama, ababwira ibizaba, ko muzaca mu bigeragezo, muzangwa n'abantu bose baba bazizi iki izina ryanjye. Mana ibaho umugisha. Tugiye gusenga Imana. Niki kikwangayikishije mu imisi? Niki kiguteza ubwoba mu imisi? Niki gituma wavuye mu bushake bw'Imana? Niki gituma utagikorera Imana? Ikigeragezo sicyo cyatuma wareka murimo w'Imana. Komeza ukomeze utitirize kugeza aho Yerusalemu izahinduka ishimwe. Mana turagushimye, urera kandi urakiranuka, tunejejwe nawe kubw'ijambo ryawe. Iyi minsi ibigeragezo ni byinshi, bihugu bitandukanye byose abantu bafite ibigeragezo. Sengeye ubwoko bwawe abari mu iki gihugu, ubafashe bakomeze babashe kwihanganira ibibagerageza. Abari hanze y'iki gihugu turabasaba imbaraga zo kunesha bibagerageza, ubahe kuhagarara ku munara nguko bikwiriye. Ubarinde Satani, ubarinde umugome, ubarinde ibibazo mu izina rya Yesu. Mbaraga z'Umwuka Wera zongereza ibyutsa abantu bawe, zongereza ibyutsa itorero ryawe, zongereza ikomeza abantu bawe. Utuhe imbaraga zo gusenga no kwirinda icyaha n'igisana nacyo. Twirukanye bibi byose, bibazo n'ibigeragezo, niwo shira yererezo. Niyo mpamvu wibuka abantu bawe bagirire neza, kuko ari Uwiteka. Turagushimye kandi abarwayi ubakize, abari kwa muganga, abari mu mazu yabo, Mana bategeka kandi bakire, kuko uri Imana ukiza abarwayi. Fasha abanyeshuri, ubarinde batangira ishuri mu mbaraga zawe, barinde ibyo bigeragezo, kandi ushoboje abantu mu bigeragezo bafite, ntibacike intege. Buri muntu akomeze yihanganira ikigeragezo afite, kugeza aho Mana uzatwambika ikamba ry'ubugingo. Turagushimye Mana, urakoze, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amin. Murakoze kututega amatwi. Imana ibaho umugisha. Reka tubahe nimero za telefone. Impamvu tubaha nuko ari igihe ushaka kuba utumvisha ijambo neza, ari igihe natwe turi abantu dushaka kuteshuka, ariko tukabiganira cyangwa tukakugirira inama, tukafashana mu buryo bwo gusenga. 0782433954. Murakoze, Imana ibaho umugisha.